Hello friends, ubu Facebook account yanjye nshobora kuyimonetiza, nshobora kuyikorera monetization cyangwa se nshobora gukoreraho amafaranga nk'uko mubibona hano, kandi ino Facebook account nk'uko mubibona byibuza mu minsi 28 gusa murabona criteria zose naba nzujuje, kuko byibuza gukora amafaranga kuri Facebook ni ukuba ufite followers 5,000 kandi mubona mu minsi 28 nujujemo 16,000 gusa. Nk'uko mubibona rero murabona Facebook mu kwezi kumwe gusa wakoze neza ushobora gutangira gukuraho amafaranga kandi udashyiraho video zawe wikoreye. Kanze mbereke rero uburyo ushobora gutangira nawe ukaba wayoboka ino nzira. Kanze byibuza mbereke ko video nshyiraho atari nizanjye kujya mubibona, ariko nyine ibyo bikorana ubwenge. Nk'uko mubibona account yanjye yitwa Rwandan Film Funds. Kanze mbereke video kujya murebe byibuza video mfiteho. Muroni izi video rwose ni compiled, mbega ni content umuntu aba yakwiye kuzindi social media, ariko uzikoranaho ubwenge nyine ukazikuraho ubundi ukaza ukazipostinga kuri Facebook. Ibyo bintu ntibigoye, aho kugira ngo ute umwanya wirirwa ureba zira interviews zidafite agaciro z'abandi nyine abantu bo kuri social media, aba YouTubers abaki, hari amatiku yose, nawe ndumva wakibera mu content creator nawe ugakorera amafaranga. Kugira ngo rero utangire gukora amafaranga nk'uko mubibona mu minsi 28 gusa maze kuzamo 16,000 na miliyoni 5 za impressions, kandi murabona ko nyine nshobora gukora amafaranga. Kanze mbereke uko bitangira. For monetization rero kanze mbereke turi kuri monetization. Urabona gutya wasetinga payout account imaze kuzuza birabisabwa. Kanze mbereke ibisabwa rero n'uburyo turahita tubyuzuza, byibuza kimwe muri byo urarangiza kureba ino video ushobora kubasha kuba ucyujuje byibuza ubura kimwe. Nk'uko mubibona rero, nk'uko mubibona kugira ngo ube wemerewe guhembwa amafaranga kuri Facebook, ubona ugomba kuba wujuje followers 5,000. Niba ufite rero aba friends barenga 2,000 cyangwa se n'aba friends 5,000, iyi criteria kanda gutya kuko ngiye kukwereka uburyo wihinduramo inshuti zawe mo aba followers. Ubwo iki ngiki tuvuge niba ufite aba friends 4,000 cyangwa se aba friends 5,000 cyangwa se 3,000, iki ngiki ubu kivivuye kuko cyo cyabaye. Ikindi kimwe byibuze ugomba kuba wujuje ni iki ngiki, iminota 50,000 hano y'abarebye ibintu byawe mu minsi 60. Kandi maze kubereka muri impression zanjye mumaze kubona ko mfitemo miliyoni zirenga 5. Ubwo murumva ko mu minsi muri iriya minsi iyi minota 50,000 kuyibona biroroshye cyane. Facebook ntago ari nka YouTube. Icyo ngusaba rero no gukurikira, ngiye kubanza nkwereke uburyo uhinduramo abo ba friends bawe mo followers. Icyo usabwa no gukurikira. Urugendo rwo gushaka gukorera amafaranga rero se cyangwa rwo gushaka amafaranga kuri Facebook ruratangira hano. Uraza ufungure Facebook yawe, ubundi uze ukande hano. Ikintu cya mbere turakora nyine turabanza dufate zino nshuti tuzihinduremo followers zacu, kuko nyine Facebook ntiyaguhemba udafite aba followers. Ikintu cya mbere tugiye gukora nyine turafata zino nshuti mubona 1.9 friends tubahinduremo followers. Ngura ndahita mbagira aba followers banjye. Ubwo ndahita za nkande hano rero, urahita uzukande hano hari uturongo dutatu. Nitumara gukandaho urahita umanuka hano hasi uze hano handitse turn on professional mode. Turn on professional mode ukandeho, barakubwira bino byose ubisome, noneho ubwo urabe wemerewe kureba content insights. Noneho abantu benshi baba bafite n'ubushobozi bwo kukureba. Let more people follow you. Ubwo urahita uzukande hano rero handitse turn on, uzukandeho. Urabona bino bintu byose, izi ni requirements zo kugira ngo ube kuriya. Ubwo izo ushaka urazemezamo, ibyo udashaka n'ubyemeze. Ubwo gutya biraba birangiye, turaba tubisoje nyine gutya. Urahita usubira inyuma, urahita usanga za nshuti zawe zabaye aba friends.
nk'uko mubibona tugize tugira 2.3k followers, tugize inshuti 2300 kandi twari dufite inshuti 1000 angahe, twari dufite inshuti 1900. Aba bandi rero 400 baturutse, murabona kuri Facebook iyo umuntu akwatse ubushuti, iyo wakoze bino rero iyo umuntu akwatse ubushuti ahita ahinduka umufollower wawe niyo wowe utabumwemerera. Ubwo urumva ubu ni uburyo bwo kubona aba followers. Hari n'abari bafite ikibazo cyo kubona aba followers cyangwa se guhinduramo inshuti zabo aba followers. Ubwo birumvikana nk'umuntu ufite aba followers 5000, ubwo nubikora ushobora kwisanga ugize nko mu followers 7000 cyangwa 10. Ubwo ni uburyo bwa mbere, iyo ni step ya mbere nako dukoze ituganisha ku nzira ya monetization. Nkuko mubibona rero iyi account muri kuvuga muti se ko ifite 2.3 followers, ubwo yaba monetize gute kandi ari bakeya? Iyi ngiyi ni professional account yanjye, nako iyi ni account yanjye nyine isanzwe, nuko najya mbere kuko uhinduramo friends into followers. None ngiye kujya muri account yanjye ya nyayo mbereke uburyo ushobora kwinjiza amafaranga kuri Facebook. Ikintu cy'ingenzi ugomba kuba ufite Facebook Lite, ntago ariyo ugomba gukoresha. Uzadownloading Facebook ya nyayo niyo bigufashamo neza, ariko nujya guhinduramo friends followers bawe uzakoresha Lite niyo yoroshye. Tuze dufungure Facebook rero. Nkuko mubibona gutya Facebook nayifunguye, murabona noneho professional account yanjye nkora amafaranga yitwa Rwandan Films Funds. Mujye kuri Facebook muyirebe. Iyi ngiyi si ukuyamamaza, wenda si ukuvuga ngo ndi kuyamamaza kuko aba followers bo murabona ndabafite kandi ku munsi bariyongera. Iyi Facebook rero ikintu cya mbere kiri gutuma nyibereka, ntabwo igorana nk'izindi social media. Icyiza cya Facebook ushobora gushyiraho content y'abandi ariko ukayishyiraho nyine kindly, ubikorana ubwenge. Ngo rero murabibona mfite 8k followers kandi ibi mbabwije ukuri ntababeshye, iyi account nta mezi arenga 6 imaze. Nimujyaho mukareba video maze gushyiraho, murasanga video, wenda izi ni video zanjye, murasanga video yabanje nta mezi arenga 6 imaze. Nkuko mubibona rero Facebook kubona views biroroshye, ntago ari nka YouTube. Abantu mukoresha YouTube murabizi kubona views zingana gutya aba ari ikibazo. Views 1500, 1600, 2000, 1018 kuri video biba bigoye pe. Icyo ndi kubabwira rero, wagana Facebook nta kibazo cyayo. Noneho rero kugira mbereke monetization, ureba hano kuri dashboard. Iyi ngiyi ni nka YouTube studio, abantu musanzwe mukoresha YouTube. Nkuko mubibona murabona nyine ko Facebook itagorana. Urabona nk'ubu umuntu ashobora kugira miliyoni 5 za impressions mu minsi 28, mu gihe ibyo bintu biri uncommon kuri YouTube. Urabona followers mu minsi 28 mfite 16.4k. Nkuko mubibona hano murabona mfite n'ubushobozi bwo kwinjiza amafaranga kuri Facebook. Rero numara kuzuza requirements usabwa ni ukugira followers 5000 gusa. Kanze nzibereke, tukanda hano kuri monetization. Urabona ushobora gushyiraho gusettinga payout account kuri Facebook yawe, ukaba uzajya ubikurizaho. Kanze mbereke rero requirements kugira ngo utangire gukora monetization kuri in-stream ads cyangwa se biriya mwita monetization kuri YouTube. None requirements byibuza ntago zigoye. Ugomba kuba byibuza ufite aba followers 5000. Ikindi ugomba kuba ufite views nako iminota, abantu bagomba kuba bararebye byibuza iminota 1060. Ndatekereza yaba ari nk'amasaha hafi 1000, amasaha 1000 gusa, kandi kuri Facebook kuyabona ni iminota. Noneho rero urumva ko nk'umuntu ufite inshuti 5000, ubwo followers 5000 arazujuje. Ikintu yaba asigaje cyonyine ni ukuzuza ino minota 1060. Ikindi ni ukuba you've shared at least 5 eligible video, kuba byibuza ufite video 5 kuri Facebook.
ikintu kigorana, abantu benshi bahoze bambwira bati nimbereke uburyo monetiza mu gihugu cyacu kuko ngo wenda Facebook ngo igoranye, uraza hano kuri eligible country, murabona koko kabize, turebe ibihugu byemerewe. Nkuko mubibona za Argentine zirimo, ibihugu nk'ubu murabona igihugu cy'abaturanyi, ubona icyacu ntikirimo ariko Democratic Republic of Congo irimo na Uganda irimo. Ibyiza rero uraza ukareba bino bihugu uburyo bwo gukoreramo monetization, uraza ukareba muri ibi bihugu duturanye cyangwa se igihugu waba ufitemo umuntu muziranye muri ibi bihugu uri kubonamo hano, uraza ukareba igihugu ufite abantu muziranyemo, akaba ari cyo numara kureba biriya bihugu byose rero urarebamo igihugu cyaba kirimo umuntu muziranye, nurangiza umuhereza account yawe, numara kumuhereza account yawe araza akande hano. Niko abantu benshi bakora monetization, yaba Instagram cyangwa se Facebook ndetse yewe na TikTok. Biriya bajya babeshya ngo international account, wapi, ntago bikora. Ni ukuba nyine nuko nguko uba ufite umuntu hanze, noneho umuntu wawe rero araza agakora agakora setup payout account, kuko nyine muri icyo gihugu haba hemeremo monetization. Iyo amaze kuyikora rero uhita utangira kwaninga kuri Facebook. Nk'ubu ngubu mberetse amafaranga nshobora kwinjiza mu kwezi, wamwatangara cyane. Ari Facebook gusa, Facebook inatanga amafaranga menshi kurusha zino social media tuzi nka YouTube. Facebook iyo ukora neza ubonamo amafaranga ahagije. Niba unyuzwe n'ibi biganiro rero mujye mukora subscribe kugira ngo mubashe gukurikirana andi makuru n'utundi tuntu dushya mudasanzwe mubona, kugira ngo mubashe kubona nyine update. Ubutaha nzababwira kuri TikTok, iriya babeshya ngo ni international account kandi hari uburyo nyine bakoramo monetization.